igihe nemeye ko ndi umuhanuzi nyakuri utumwe n'Imana yo mu ijuru, n'igihe twagiye gusenga ahantu hari umugabo wafashwe n'ibisazi watewe n'abadayimoni. Mbere nari umuntu watinyaga cyane, ntago nabaga nagera ahantu hari umuntu warwaye ngo bagiye gusenga. Tuhageze turasenga, numva umwuka njemo arambwira ngo muhanurire ngo ibi nibi. Ndamuhanura ndamubwira ngo Imana igiye kugukiza kandi bigiye kukuvamo, ntabwo uzongera kubirwara ukundi. Avuga ati iyo Mana nyine mujye murayigumana, ngewe kubera ko nabaga mu kabari nari nzi ko icyo nizereragamo byabaga ari icupa. Ubwo icupa ryaraburaga nkumva ibiro biratakaye, ariko maze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza mwakiye, mbona ko hari icyo bandushaga. Mpera aho ngaho ndi kuvuga ngo Mana ngwino uze muri njyewe. Ubwo ndaho ngaho nkabona abantu bagiye gusenga, nanjye ngira icyifuzo rimwe, ndavuga ngo wazajya gusenga rimwe nkareba icyo bandushije. Tuje gusenga umuhanuzi araza arampanurira, arambwira ati nzakugira umuhanuzi, nzakugira umuvugabutumwa, nzakugira umuririmbyi. Ndavuga ati se kunzi ko ndirimba mu kabari hari bizakunda? Muri njyewe ntabwo nabyizeraga. Ndataha, turongera turagaruka. Noneho ku munsi wa kabiri hari kuwa gatatu, basengaga kuwa gatatu, dutashe tugeze mu rugo ndabyibuka umudamu arambwira ngo dupfukame dusenge. Nanjye ndavuga ngo ese Mana nanjye wazankoresha ibi birashoboka, wazankoresha ngewe umusinzi, ngewe kanaka wankoresha bigakunda? Ubwo nkatangira kujya gusenga, noneho mbirimo neza. Tugeze mu rusengero ndibuka nagezemo ngikandagiramo ngisenga, numva umwuka araje arambwira ngo na bya bindi wanywaga urataha wabiretse. Wowe ijwi rikuzaho nta muhanuzi uje kubikubwira? Yes. Ijwi rinzaho arambwira ngo na bya bindi wakoraga ugiye kubireka, za nzira mbi zose wanyuragamo ugiye kuzireka unkurikire kubera ko ndagushaka. Hari umudamu nasanze yari afite umugabo nawe wari umeze nkanjye. Ubwo birangira mubwiye ngo Imana yambwiye ngo umugabo wawe agiye kuva ku businzi, agiye kwakira agakiza. Icyo gihe ko wari warashoboye kuzireka? Icyo gihe nari narashoboye kuzireka, ubwo ntabwo navuga nabiciyemo, nabonye byatinda bicamo. Igihe kigeze arambwira ati ntabwo byashoboka, ati basi uze mu rugo dusengane. Icyo gihe ntabwo natinyaga, ndavuga ngo reka nzaze. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nk'ibisanzwe ndiratuma Imana Concorde kamfata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere ukwikiye channel yacu ukayikanda, ngusabe y'umugisha. Nanjye icyo nabasezeranije ni ukutabicisha irungu, ahubwo ngomba kujya mfata urugendo nkajya kwirebera abakozi b'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi navuye mu karere ka Musanze aho ntuye, nerekeza mu karere ka Rubavu, nibereye umurenge wa Kanama mu kagari ka Mahoko, umudugudu wa Nyamugari. Yego, ubu niho nibere ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ni mukuru, ndi kubona afite n'uruhara. Ntago ndamuvuga reka yivuge. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze, nitwa Kajiwabo Eritiye. Yego. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Yego. Ndi umukozi w'Imana. Yego. Nanjye Imana yagiriye icyizere, ikankura mu bibi. Yego. Yamara ikanzana mu byiza. Yego. Murakoze. Aho hantu uko yagukuye mu bibi ikakuzana mu byiza, ugiye kudusengera ngo Imana ibaye natwe muri iki kiganiro. Ariko ako kantu uko yagukuye mu bibi ikakuzana mu byiza, urahatinda utubwire ibibi wabagamo, utubwire n'ibyiza ubu ngubu urimo, kuko bifasha abantu. Imana yacu ifata uwari Sawuli agahinduka Pawulo. Ifata umuntu wabaga mu bibi ikamushyira mu byiza. Ifata umuntu wari warananiranye ikamugira umukozi w'Imana. Ifata umuntu wari insuzugurwa ikamugira wo kubaho.
kandi bajya banshinja gufashwa cyane ngo gatuma umutumirwa atavuga. Kaje iwabo Amen. ni kaje iwabo ni kaje iwabo kaje iwabo yego kaje iwabo kuko eritse abarize ni bakeya pe. Kaje iwabo ni by'abantu twese tuzi. Reka tugusabe usenge uganga Imana ituyobore muri iki kiganiro. murakoze. Yego Mana data twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, tubanje kugushima kubera ko waduhaye igitondo cy'umugisha. Hari abatagize uyu mwanya, hari abatagize aya mahirwe, ariko twebwe twayabonye. Ishimwe ni ryawe, ukwiye guhabwa amashi, impundu n'icyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Tunezejwe n'ubuntu bwawe, tunezejwe no kugira neza kwawe. Mana tunezejwe n'ubuntu bwawe, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Uhagaze kuri twe, uraturengera, uraturinda kugeza kuri iyi saha. Hari abibagiranye, abandi bava mu mubiri, atari uko ari abanyabyaha, atari uko twe twasigaye dukiranutse, ahubwo ari ubushake bwawe, izina ryawe nirishimwe. Ndasenze kugira ngo uze udufashe muri iki kiganiro, kandi iki kiganiro Uwera wa Isiraheli kize gifashe n'abadukurikiye. Utakwizeraga kwizere ko ushoboye byose, kuko hari aho wadukuye, hari naho watugejeje, kandi nabo hari aho wabakura ukagira naho bashira. Izina ryawe nirishimwe. Ndakwizeye kandi ndakwiringiye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo urakoze. amen. Kaje wa Pereza, uribuka rya jambo nakubwiye wavuze, ndakubwira ntuburi kuri zirikana uraduha ubwo buhamya neza. yego, Wavuze ngo uri umuntu Imana yakuye kure yankuye habi, yego nari ndi umunyabyaha, yego. ariko Imana imvanayo. Ubwo byari bigoye. Dusangiza urwo rugendo, njye na nicecekeye ndajya avuga ngo cyahandi nkubaze mu gihe uraba ushimye ahambabaza. Yego murakoze. Bo kera nari ndi umusinzi, nari ndi umusambanyi ku rwego rubi, ko ngiye nabonaga Imana itangirira icyizere, nabonaga ngiye ntakorera Imana, kuko ndabyibuka muri 2007 yego niho ninjiye mu bintu byo gusenga. Nubwo ntari ndabyinjiramo neza, ariko niho nabitangiye. yego Nabonaga abantu bagiye gusenga, nkavuga mbe barabagiye mu biki, nkagira ngo bagiye mu bindi mu zindi nyungu zindi, ntazi ko bagiye gusenga. Ntabwo nari ndamenya Imana icyari cyo. yego Nabaga iyo ngiyo, nakoraga iby'ubwana, nabonaga abantu bagiye gusenga, nkabona mbese ari ibindi bagiyemo, atari ibintu byo gusenga Imana. Kuko ntabwo navanga Imana, baravuga ngo Imana ngo yavuze ngo Imana ngo yambwiye gutya. Niba umuntu avuye gusenga akavanga Imana ngo yambwiye gutya na gutya, nkavuga ati iyo Mana nyine mujye murayigumana. Ngewe kubera ko nabaga mu kabari, nari nzi ko icyo nizereragamo ryabaga ari icupa. yego Ubwo icupa ryaraburaga, nkumva ibiro biratakaye. Ariko maze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza, mwakiye mbona ko hari icyo bandushaga. yego Mpera aho ngaho ndi kuvuga ngo Mana ngwino uze muri njye. Ubwo ndaho ngaho nkabona abantu bagiye gusenga, nanjye ngira icyifuzo rimwe, ndavuga ngo wazajya gusenga rimwe, nkareba icyo bandushije. Ubwo njya gusenga, ndibuka aho nagiye gusengera kuri Maranatha. yego Ariho nanakirijwe. havuge ni hano twicaye, Ni hano reka twicaye. kubatsinda. Yeah. Hano twicaye ku rusengero rwa Maranatha muri Mahoko. Ni hano twicaye, niho nanakirijwe, niho nanakiriye agakiza, niho nanabatirijwe. Muhe Mwaka ndibuka nageze inaha 2013. uvuye he? Mvuye mu murenge wa Kanzenze, niho hari mu rugo, niho kwivuko. Uvuka mu murenge wa Kanzenze, ubu utuye mu murenge wa Kanama, yego akagari ka Mahoko, umudugudu wa Nyamuremure. yego Ndibuka naraje ngeze inaha, ariko nsubiye inyuma gatoya, nageze inaha nzana umudamu. yego Nzanye umudamu, we yarasengaga, ariko ngiye ntasenga. Ubwo ntabwo mbihereye imuzi kuko byatinda. yego uravunagura, ndacagagura. Yego umudamu yakundaga gusenga, ngewe ndi umusinzi, ariko mukunda
akaza akambwira ngo Imana ngo yamubwiye ngo nzakizwa. yego ndamubwira ati iyo Mana ikubwiye ngo nzakizwa izazi ibinyibwirire, kuko nyine nari igihazi, ntabwo nabyumvaga, ntabwo nabyemeraga. nabonaga nyine bari kujya gusenga nkagira wenda bari kujya mu bindi ntabwo nemeraga ko ari Imana bari kuvugana nayo. yego arambwira ngo uzakizwa, uzaba n'umukozi wayo. ndavuga ati ngiye nzaba umukozi wayo, se izampemba iki, izaba iri kumpemba ibiki, nzavugana nayo umushahara wuhe kwizankoresha. mbwira umudamu ndamubwira nti niba ari Imana koko iri muri wowe, niba ari Imana y'usenga, izamanze imvane mu businzi, kuko ntabwo nawe nabwira umudamu ngo izankore mu busambanyi, kandi tubana ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo wabivuga, yahita kubona ukundi kuntu. ndavuga ati Imana izamvane mu businzi, niho nzemera ko izankoresha. ubwo nka rimwe akambwira ngo tujye gusenga, tukajya gusenga ahantu hatandukanye, ariko nkumva ntabwo bindimo, nkareba imikorere y'aho hantu ndi kujya gusenga nkabona itandukanye n'iyanjye, nkabona abantu ndi kujya gusengana nabo rimwe duhurira mu kabari, nkavuga ati wowe ibi ntabwo ari byo, niba ari gutya nanjye nzakorera Imana ameze, reka nzabe mbyihoreye, manze nitonde, menye neza ibintu ngiyemo ibyo ari byo. rimwe anzana gusenga hano kuri Maranatha, nawe niho yasengeraga. ndashima Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byiza mugomba gushima, no mu bibi mugashima. ndashima Imana n'umudamu wanjye, icya mbere ndi gushima ni Imana, ngashima n'umudamu wanjye watumye nakira agakiza. tuzana gusenga, tuje gusenga, umuhanuzi araza arampanurira, arambwira ati nzakugira umuhanuzi, nzakugira umuvugabutumwa, nzakugira umuririmbyi. ndavuga ati se kunzi ko ndirimba mu kabari hari bizakunda? muri njyewe ntabwo nabyizeraga. ndataha, turongera turagaruka. noneho ku munsi wa kabiri, hari kuwa gatatu, basengaga kuwa gatatu, dutashe tugeze mu rugo, ndabyibuka umudamu arambwira ngo dupfukame dusenge mbere uko turya. ntabwo nari nzi gusenga ibyo ari byo, naratahaga nkiryamira, ntabona umuntu wagiye gusenga ukuntu, nkavuga ni ibindi yagiyemo, simbone ko yagiye gusenga. Imana ikora, Imana ivuga, Imana y'inyembaraga. turangije turasenga, tugisenga numva umwuka wera hisanzamo, ntabwo nari nzi gutandukanya umwuka wera n'ibindi ngiye numvisha umwuka njemo. ubwo ndamubwira, tumaze gusenga mubwira ukuntu niyumvise, arambwira ngo ni umwuka ukujemo. ukubwira madamu wawe? ndi kubwira madamu wanjye. naramukundaga cyane, n'umukunda cyamukunda, ntabwo namukundaga cyane icyo gihe, ariko n'umukunda cyamukunda, mbese byariyongeye cyane, kuko yambyaje ubutumwa, yanyereka inzira y'agakiza, kandi mbona ni byiza, bituma mukunda. ubwo buno gutya buriya niyo ankorera ikosa, hari ikosa nkorera, ngiye nkamusaba imbabazi, nkamubwira ati madamu mbabarira, ntabwo nzongera. akavuga ati kunsabye imbabazi kandi ari ngiye ukoze ikosa. uvuga ati kubera ko uko nakubabaje kenshi, ndi kugira ngo wenda ujye ugira umutima w'impuhwe, nubona umuntu wenda yaguhemukiye umubabarira atari yakubabarira. numva umwuka weranjemo, ndamusobanurira, mubwira uko bigenze, arambwira ngo ni umwuka wera ukujemo. bantu wabonye mu rusengero nawe ushobora kuzabako. ndavuga ati kambyizeremo gakeya, ariko kagusaba ikintu kimwe, kubera ko niwe mujyanama wanjye, niwe ari n'umujyanama wanjye mu by'isi, bwo mushyira no mu by'umwuka. nabwira ati ntacyo uzajya uransobanurira. ndangije ndamubwira ati rero wowe mbonaga uri kwegerana n'Imana cyane kundusha, kubera ko nari ndi umunyabyaha ngewe, mbese nabonaga ko ntacyo nakwimarira, nabonaga ntaho nagera. ndamubwira ati uzambwirire Imana ngo izaze, niba ishaka kunkoresha, izamanze inkure
ubusinzi Yego. kuko nari ndi umusinzi ukabije usigaye narasindaga wuzuye umwuka ugisomaho ku kayoga. nuzuye umwuka ngisoma ku nzoga kuko nazimaga nzifite no mu nzu, ariko kubera ko Imana yo yigiye gutoranya, yigiye kureba uwituma, ntabwo iza ngibaze runaka, yo irazi ikabikora nk'Imana. Ntabwo iza ngibaze mukuru wawe cyangwa mwene nyoko ukomeye, ahubwo yirazi ikagutoranya nk'uko yatoranije Mose. Ndibuka bwa mbere ndi kwinjira muri ibi ngibi byo gukorera Imana, hari ijambo Imana yambwiye riri mu Kuva ibice 3 guhera ku murongo wa 7. Imana iri gutuma Mose kwa Faraho ngo iri kubwira Faraho ngo narekure ubwoko bw'Abisiraheli. Mose arangije agira ubwoba, aravuga ngo hepfo, amanutse hepfo aravuga ngo nge ndi muntu ki wahangara ngahagarara imbere ya Faraho ngo ngiye kumubwira narekure ubwoko bw'Abisiraheli. Mose yabonaga agayitse, yabonaga ari we muntu uri hasi y'abandi, mbese yabonaga Imana itamugirira icyizere bitewe wenda naho yagiye araturuka, bitewe n'inzira yagiye acamo. Nanjye ndavuga ngo ese Mana, nanjye wazankoresha ibi birashoboka, wazankoresha ngewe umusinzi, ngewe kanaka wankoresha bigakunda. Ubwo nkatangira kujya gusenga, noneho mbirimo neza. Tugeze mu rusengero, ndibuka nagezemo ngikandagiramo ngisenga, numva umwuka araje arambwira ngo na bya bindi wanywaga urataha wabiretse. Wowe ijwi rikuzaho nta muhanuzi uje kubikubwira. Yes. Ijwi rinzaho arambwira ngo na bya bindi wakoraga ugiye kubireka, za nzira mbi zose wanyuragamo ugiye kuzireka unkurikire kubera ko ndagushaka. Navutse mu bana 7, abari ngewe uvamo nakiraga kiza mbere yabo. Ariko icyo nshimira Imana nuko nakiraga kiza mbere yabo, none bose nabo buno bakiyaga kiza ni abanyamasengesho. Iryo ni ishimwe rikomeye cyane. Nkaza gusenga, Imana ikamvugisha gutyo, ndataha bya bindi nkumva nzanzuga nazireka, ariko kagatima kubera ko ntarakira umwami n'umukiza neza, ntarabatizwa, nkataha nkongera nkanabinywa. Ariko umwuka akaza akambwira ngo nubwo uri kubinywa igihe kizagera ubiveho. Ndavuga ati nzareba icyo gihe uzaba untije ubuzima. Imana ikomeza intiza ubuzima, ninjira mu byo gusenga neza. Mba ninjiye no muri korari, urumva ni imirimo ikomeye. Ninjira muri korari, mbaye umunyagice, ubwo ndavuga umunyagipimo, kwa kundi Imana nyine biri kukugerageza ngo irebe, mbijyamo mbibamo gutyo ndi umunyagipimo. Niho navuga ko ariho nabaye umuhanuzi bwa mbere, ndi umunyagipimo. Kuko umuntu yabaga aturutse ku muryango w'urusengero, nkabona ibye neza, ndi umunyagipimo, abahanuzi batari kubibona. Ndavuga ati Imana, niba ari ibi ngibi unkoresheje gutya, nimba n'umukozi wawe unkwe muri iki gipimo, nzi neza ko hari aho uzangeza kandi bizagirira abandi umumaro. Ubwo mba mu gipimo gutyo, nkajya abahanuzi rimwe baba bari guhanura, nanjye nkagenda, niba ari nk'umuntu ibye binjeho, nkamubwira ati Imana imbwiye ibi n'ibi, imbwiye ibi n'ibi, ibi n'ibi. Benshi ndibuka hari umudamu nasanze, yari afite umugabo nawe wari umeze nkanjye. Ubwo birangira mubwiye ngo Imana yambwiye ngo umugabo wawe agiye kuva ku businzi, agiye kwakira agakiza. Icyo gihe ko wari warashoboye kuzireka? Icyo gihe nari narashoboye kuzireka, ubwo ntabwo navuga nabiciyemo, nabonye byatinda bicamo. Igihe kigeze arambwira ati ntabwo byashoboka, ati basi uze mu rugo dusengane. Icyo gihe ntabwo natinyaga, ndavuga ngo reka nzaze. Ndibuka mfite pasiteri wanjye, n'ubu tucari kumwe, Tuyizere Jean Claude, twagiye gusengera uwo mugabo. Tugezeyo umugabo yanga kuza, abwira umudamu ngo ntabwo aregera abakozi b'Imana, yasinze. Ndangije namubwira ngo ndangira ahari njye kumwirebera. Ngiye kumwirebera, arambwira ati none se kanaka, kuzi neza ko twasangiraga inzoga, wowe ukaba waraziretse, nanjye muje gusenga nasinze, ibi birakunda? Ndangije namubwira ati uko nazivuyeho nta niko wazivaho, ngwino nta kibazo kirahaba.
arangije araza turasenga mubwira ko Imana yambwiye, arambwira ngo wakiyagakiza gutyo ku buryo usigaho unarerekwa. Ibyo namubwiye ndabimubwira, gihe kigeze nabo yakiraga kiza nkanjye, turasenga tukajya dusengana. Ndagira yego bakunzi ba Concord TV show, bibaye ngombwa yuko twimura ibyicaro. Imvura y'ukwa gatanu iraguye, imvura ni umugisha ku bantu bari guhinga, yego nituma imyaka imera. Ubu rero tuje mu nzu, ndacyari kumwe n'umukozi w'Imana Kajiwabo Elixir. Yego reka dukomeze, ngira ngo wari kudusangiza urugendo rwawe rw'agakiza, uko Imana yagukuye mu bibi ikakuzana mu byiza, ikakugira umukozi wayo, igukuye mu businzi. Niba nibuka neza, twari tugeze ahantu hari umugabo wagiye gusengera, ari umusinzi, nawe ari gutinya tese ndahinguka gute imbere y'abakozi b'Imana, yihishe ujya kumureba. Nibyo rwose. Komeza udusangize urugendo rwawe. Turi aho ngaho turi gusenga, arambwira ngo mbe turasenga gute ko ndi umusinzi, ko wenda wagize amahirwe ukabivamo. Yego. Aha ni njyewe ndabivamo gute, biragenda gute, ndahinguka imbere yanyu gute meze gutya ndi kunuka inzoga. Ndamubwira ngo were gutinya, kuko Yesu ari muri twebwe, ni wakudutumyeho. Araseka cyane, arangije aravuga ati kubera ariko ariho bivuze, kuko nubundi iyo namukeneraga mbere yaho nanjye ngira umusinzi, iyo namukeneragaho serivisi runaka yarayinkoreraga, cyane namushaka ku kintu runaka akaza akakinkorera cyangwa akimfasha. Arangije rero abaraje, araza turasenga, umwuka w'Imana aramanuka. Ndibuka namuhanuriye ijambo, ndamubwira ngo Imana izagukoresha nkuko nanjye yankoresheje, Imana izagukoresha iby'ubutwari. Ndamubwira ngo kandi ugiye kuva ku nzoga, ubugome wari ufite ubureke, wakira agakiza, ube nkanjye, kumbona gutya nanjye ube nkanjye. Ubwo arabyizeramo gake, ariko nyine ukabona ko abyizeye. Arambwira ngo noneho rero nanjye kubasaba icyifuzo kimwe. Arangije arambwira ngo cyaka muzanjyane ku rusengero rwanyu aho musenga, kuko ndi kubona hari Imana. Byaranshimishije cyane, ndavuga ati Imana, ibi ngibi unkoreshe ntaraba umukozi wawe ufatika, kuko nabonaga ntafatika. Kuko dusubiye inyuma gatoya, hari igihe nabonaga abahanuzi bagiye mu mwuka bagahanurira abantu, nkavuga ngo mbe Imana nanjye uriya mwuka nawubwira, kuko icyo gihe nari mfite umwuka w'ifuhe. Nabonaga umuhanuzi agiye gufata umuntu agiye kumuhanurira, nkavuga ngo nanjye biranabishobora. Ariko kubera ntari nzi ikindimo n'icyo Imana inshakaho, Imana ibikora gutyo, nakira agakiza gutyo, mbitama n'umukozi wayo. Ntabwo natinze mu gipimo cyane, kuko yarankoreshaga n'ubundi. Ubwo mbambwiye uwo mugabo bwa ati rero uzaze tujyane gusenga umunsi uyu n'uyu, kuko twasengaga kuwa gatatu, tujyana gusenga. Arataha arambwira ngo ari kumva afite icaka, ngo ninjye kumugurira icyo kunywa. Ndamubwira ngo ntabwo ndajya kukugurira icyo kunywa, ahubwo Imana yo mu ijuru iyo wagiye gusenga ize ikugira inama, ikubwira niba wakomeza kunywa cyangwa niba wabyihorera. Arangije arampamagara, arambwira ngo yagiye kunywa, yumva biranze, yumva umutima uramwangiye. Urumva ko ya Mana dukorera, ya Mana dusenga, yindi yadukuye muri bya bindi, numva ko ifite umumaro, numva ko igize agaciro muri uwo mwanya, mpita guhera icyo gihe mpita nyitinya. Ubwo tujya tuzana gusenga, tugasenga n'umudamu we bakazana gusenga, tugataha. Rero ndikumva ntashaka ikintu cyo kunywa, ahubwo ndikumva nshaka agakoma. Akabwira umudamu ati ndikumva nshaka kunywa agakoma, kubera ko igikoma nta voruti ibamo. Abwira umudamu amutekera igikoma, aranywa. Ariko nsubiye inyuma ho gato, yabonaga ndi kunywa igikoma, akavuga ngo mbe umuntu w'umugabo uzi ubwenge, ufite ubwanwa, ni gute nywa igikoma? Ndamubwira ngo hari ikibintera, hari impamvu naretse bya bindi, nkinywera kino gikoma nicyo kimpesheje iki amahoro.
arambwira ati ngewe uko byagenda kose ntabwo nanywa igikoma, ariko ari kumbwira ndamubwira ati igihe nikigera uzakinywa. Arangije arambwira ngarutse hahandi twari turi, arambwira ngo noneho nimero rya jambo wambwiye ko n'igikoma nshobora kukinywa. Arangije agira ute akajya abwira umudamu akakimutekera akakinywa, akumva ibintu biri kugenda neza, akumva amerewe neza. Yajyaga ari kwicara ari kurwaragurika, ntabwo yongeye kujya aragwaragurika, kaza agasenga, Imana ikamubwira ngo ibi n'ibi, Imana ibimwemereye akazi irakamuhereza. Umudamu we nawe ntabwo yari afite umwana, hamwe no gusenga. Urabona umudamu ajyaga gusenga yizeye, ariko yagera mu rugo umugabo wiwe akamubiburamo bya bindi yagize ute yari yizeye. Kuko nanjye mbere yaho niko nari imeze. Umudamu yavaga gusenga yambwira ngo Imana yamubwiye ngo gutya na gutya ngo izamugira ibi n'ibi, kavuga ati hoshireka iyo ntabwo ari Imana yabivuze. Nawe akamubiburamo ibyo Imana yagize ute yamushizemo. Arangije atangira kubyizera. Umudamu tugakomeza gusengana ku rusengero kuri Maranatha, niho ndi kuvuga, kubera ko ariho mu rugo niho nakiriye agakiza. Tukaba tuza gusenga, Imana inyuramo irambwira ngo nimubwire ngo agiye gutwita. Ndamusanga ndabimubwira ntari gutitira neza, ntari gutitira. Ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo ugiye gutwita kandi uzabyara. Arambwira ati nose ko bambwiye kenshi ngo nzabyara, wowe ubonye nzabyara iki? Ndamubwira ngo ntabwo mbonye icyo uzabyara ngo niki, gusa ngiye mbonye uzabyara umwana igihe iki niki, bitarenze igihe iki niki. Cyagiye aragitegereza akajya akomeza gusenga. Nibutsa abantu badukurikiye, Imana iguhaye isezerano ntabwo ibikubwiye ngo genda wicare, ahubwo ibikubwiye ngo senga. Kuko urugero iyo uteye nk'imyaka, tuvuge nk'ibirayi, ibirayi ukabitera bikaza bikazamukamo ibyatsi, hakabamo ibikimbeba zikagira ute zikabibamo, ntubibagarire bya birayi ntabwo byera. Iyo Imana iguhaye isezerano ntabwo kuribagarira, ntabwo ari ibyatsi biraza muri rya sezerano, ahubwo kuribagarira ni ugusenga kandi ugakiranuka. Ukamenya ngo niba Imana kuko hari ikintu Imana ikubwira iri kugira ngo irebe uko uritwara. Yaguha isezerano wenda urugero akubwiye ngo nzaguhereza akazi, nzaguha iki niki. Ndatanga urugero kuri wowe turi gukorana ikiganiro. Ndibuka Imana yigeze kukwemerera akazi turi kumwe turi gusengana. Ndavuga ngo Mana uzabikore kubera ko ari wowe bivuze. Umuntu byanyuzemo ni umuntu mugenzi wawe twari turi kumwe, ntabwo ari kwirarira nk'uko abandi birarira. Byabaye mpari, Imana ikwemerera akazi. Ubu ndi gushima n'Imana kuba yaraguhaye ako kazi ukarimo. Ubwo aho ngaho kwako kazi ni ibihamya byinshi biba biri kugaragara. Iyo Imana ikoreye umuntu igitangaza muri kumwe, bigutera motivasiyo yo kuyizera, bigatuma n'abandi bayizera kubera ko yagize ute yakoze imirimo. Ijambo ryayo yego ni ryari wowe hari ukuntu hari igihe wavuze uti hirya nagiye mpanura nkiri mu gipimo ndi kwita umuhanuzi mutoya nkumva nanjye ndi kwipinga, ni ryari wemeye ukavuga uti ni ukuri ndi umuhanuzi, bahagurutse abahanuzi ugahaguruka, sibyo? Bakubwira ngo ujye gusengera umuntu ukumva ntabwo wowe ufite kuko wahamagawe n'Imana. Ni ryari, niba ndavuga koresha terimo kuvuga ngo wiyemeye, ariko reka ne kuvuga kwiyemera, aho wemeye kavuga uti pe ndi umuhanuzi, ni ryari byari byagenze uti? Murakoze. Igihe nemeye ko ndi umuhanuzi nyakuri utumwe n'Imana yo mu ijuru, ni igihe twagiye gusenga ahantu hari umugabo wafashwe n'ibisazi, watewe n'abadayimoni. Mbere nari umuntu watinyaga cyane, ntabwo nabaga nagera ahantu hari umuntu warwaye ngo bagiye gusenga. Tuhageze turasenga, numva umwuka njemo arambwira ngo muhanurire ngo ibi n'ibi. Ndamuhanura ndamubwira ngo Imana igiye kugukiza kandi bigiye kukuvamo, ntabwo uzongera kubirwara ukundi. Guhera icyo gihe ntihongera kujya ararwara. Ndavuga ati ya Mana indimo burya ni Imana nyakuri, reka nyikurikire. Yego. Tukiri aho n'ukuntu wimereye amafavore uruhara, sibyo? Abantu benshi bamenyera abahanuzi ko ari abantu baba nyine badaconga ubwanwa, batagira ute. Nta bantu we wajya nko guhanurira ahantu, sibyo? Yego.
hangeze umuntu akavuga ati ro njye narebye uko nakubonye n'ikiti n'ukuntu nari nkuzi uri umusinzi, ati ntabwo nari ndi kubyemera atariko, ati nubwo wabimpanuriye natashye ndi gushidikanya, ati ariko mukozi w'Imana ukuri Imana niyigukoresha, ati bya bindi wambwiye byarasohoye. Ako gakuru ko ntabwo kibuka, ntabwo ari umwe, ntabwo ari babiri, kuko ngewe iyo ngiye Imana intumye ahantu ku muntu runaka, ngewe ndayibwira ngo ngewe singende mu shusho yanjye, ahubwo ngende mu shusho yawe. Ntabwo rongeraho ngo babone ishusho yanjye, ahubwo bahita babona ishusho y'Imana, kubera ko Imana ari igize ute, ari ibashaka. Hari n'aho nagiye guhanurira mubwira ubukwe, yarabipangaga bikanga, ndamubwira ati Imana igiye kugukorera ubukwe. Arambwira ati si irankorera ubukwe gute ko mbikora bikanga, ambwira inzira nyinshi abicishamo bikanga, ariko ndahagira ndamubwira ati mu izina rya Yesu ugiye gukora ubukwe kandi uzataha ari ku manywa, nta mvura izagwa. Mbese mubwira ibintu Imana yambwiye byose, mbimubwira ku murongo, sinagabanya sinongera. Wa muntu yakoze ubukwe, ibintu birakunda bigenda neza, arangije arampamagara arambwira ngo ndi gushima Imana yankoreye ubukwe. Nanjye muri njyewe numva ndabyibushe muri nge, kubera ko wa muntu atavuze ngo, hari abantu bakunda gukoresha imvugo akavuga ngo ndi gushima wowe wansengeye cyangwa se wankoreye ibi n'ibi. Uwo muntu we yashimye Imana yo mu ijuru, kubera ko ariyo yari yanantumye. Ndavuga ati Imana ushimwe, kubera ko ariho bari gushima kubw'imirimo wakoze. Mperaho ndi kuvuga ngo Mana ushoboye byose, na n'isaha ngikorera Imana, ndacyakomeje mu rugendo rwayo, sinteze gucika intege, sinteze kurambirwa, kuko ndibuka hari igihe rimwe twajyaga tuza dupanga gusenga dufite nk'ibihe, nkabona hahise hivangamo nk'ikibazo runaka, nkabwira Imana ati Mana none kino kibazo kiratuma njya gusenga, kuzi ko nkunda amasengesho, kino kibazo kiratuma njya gusenga. Imana ikambwira ngo have, yo ikansanga visa vikansanga, ikambwira ngo uko nabanaga nawe, uko nagendanye nawe, ijambo nakubwiye ko nagendanye na Mose, ko natumye Mose kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bw'Abisiraheli, niryo jambo nawe ngendanye nawe, genda ntacuraba, nta kibazo na kimwe uragira. Ubwo nkaza gusenga, icyo kibazo kikava mu nzira, nataha nari ndi kuvuga ngo wenda icyo kibazo ndagikemura ntagiye gusenga, ngasanga Imana yagikemuye, kubera ko nari ndi gusenga. Nibutse abadukurikiye, iyo uri gusengera abandi, nawe Imana iraza ikaza mu byawe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo nimusenga nimukizirikana ubwanyu, musengere n'abajya bari hariya bababaye, Imana namwe izazigira ute, namwe Imana izaze bafashe mu mibabaro yanyu, ariko utisengeye ubwawe. Murakoze. Yego, nkurikije ubuhamya ufite tubuvuze bwakwira bugaca, niko abakobwa dukunda kuvuga, sibyo? Yego. Tugiye kuba ducumbikiye aha ngaha, sibyo? Yego. Tuzagaruka twongere ducumbukure. Yego. Hari icyo bitwaye? Nta kibazo rwose. Ugiye gukora niki? Ugiye kuduha nimero ya telefone. Yego. Hari abantu babaswe n'inzoga, hari umuntu uvuga ati nge ntago byashoboka ngo inzoga nziveho, ariko Imana yazigukuyeho. Uko yari iri n'uyu munsi niko iri. Sibyo? Tukiri aho gato, tukiri aho ngaho gato, ndibuka Imana ikumbwira mve ku nzoga, yabimbwiye nk'inshuro zirengana 5, nkavuga ngo ntazo nzavaho. Ukuntu nazivuyeho ntabwo ndabivuga byose ngo mbivimuzi, ariko nazivuyeho nabi, kuko Imana yaranshakaga kuneza nkanga, izinkuraho nabi, nzivaho nzivuyeho burundu, ku buryo n'igihe cyageraga naba ndi kuzirebamo gutya nkabona ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero iyo wemereye Imana nayo iraza ikaba muri wowe, iyo wemereye intege nkeya nayo iraza ikaba muri wowe. Murakoze. Yego. Icyo ndivuga ngo utangire nimero, hari uzaguhamagara akugisha inama. Yego. Uzimubwire. Hari uzaguhamagara kugira ngo umuhanurire. Uzamwitaba? Yego rwose. Uzamwishyuza ngahe? Ntago twishyuza, twebwe twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Imana niyo itwishyura yonyine. Cyane rwose, kandi hemba neza ntiyambura. Yego. Ugiye gutanga nimero ya telefone, n'ubundi uzagukenera azaguhamagare, nurangiza udusoreze n'isengesho. Yego. Nimero yanjye ni 078 0 6 8 9 4 2 2.
urayisubiramo 078 0 6 8 9 4 2 2. wibutse n'abantu amazina yawe. Amazina yanjye ni Kajiwabo Eritiye. Yego dusengera isengesho ryo gusoza. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ifite imbaraga n'ubutwari, tugushimye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Mukuri ni by'imbaraga, ni by'agaciro kenshi. Uyu mwanya hari abantu benshi bawifuza ntibawubone, ariko kubw'imbaraga zawe n'ubushake bwawe ndasenze kugira ngo uwera wa Isiraheli ibyo tunyujijemo, uwera wa Isiraheli Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana itajibura uko ibigenza, bijye bigera kuri ba nyirabyo kandi uhe abantu guhinduka, uhereza abantu agakiza ku buntu bwawe, kubera ko twagize umugisha agakiza ntitwakagura. Iyo ugira ngo agakiza turakagura ntabwo twari kubona icyo tukagura, ariko agakiza kubera ko ugatangira ubuntu ugahereze ubwoko bwawe. Hari abadukurikiye barwaye, hari abadukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, uzuhagarare kuri bo, kandi mu izina ryawe Yesu uzajya aduhamagara cyangwa se uzajya ampamagara kambwira ngo mfasha gusenga, nzi neza kuri tayari wowe Mana ikomeye guhita uwera wa Isiraheli mukorera imirimo n'ibitangaza. Turakwizeye kandi ndakwiringiye, nzi ko nta kibasha kurogwa mu mugambi wawe. Izina ryawe nirishimwe. Wakoze rero kubana natwe, n'ubundi ukomeze uduhagararire, kubera ko ntabwo ducumbitse ahubwo turacakomeje muri uru rugendo. Izina ryawe nirihimbazwe. Habwo icyo barakubera ko ushoboye byose, ni mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze.